n'ibintu ni byinshi avura n'abaroza abafata gwa mikono. Reka da. Nuwino. Nuwino twaturanye. None ko yarimutse nta nubwo tumubona ntaga kunze kuba nina. Bona babuza abagabo. Mukecuru uri kugura umuti nawe? Uri kugura ariko urahinga ni weze? Nawo uri gushaka iki? Yashaka umuti wo kugira mbone umugabo. Umuti wo kubona iki? Kamerama ntukureho rikoda. Uze waje kugura umuti nawe? Naho nezaga. Uze uri gushaka umuti nawe? Nuwiki uri gushaka? Yego muvari ko muri kunkamira? Oya humura muganga muraho neza. Bimeze bite ko muri kunkamira? Ntonje nkunda umuntu. Oya ntago njye mbikunda. Oya humura ntacyo. Oya ntago njye nkunda umuntu uza kunkamira mu soko. Niko madamu uri gushaka ntuza ari kumukoze. Umuti wiki? Wo gucuruza. Cyamaye gatanu. None se ntusanzwe ucuruza? Sigaje abantu batanu bonyine gusanga ahita mfunga ubundi nkabaka. Ariko baho ubuntu se. No ubuntu. Amafaranga muri amafaranga nitumara kubona ibyo turi gushaka tuzaga kubuntu. Ntago wabura umutubuzi na mutuburira abantu gufata inzira uje mu soko ririmo abantu bizi. Ribu ziba zirimo abagitifu abakarere hano hari abantu benshi batigize gute batandukanye. Hanyuma ko abaturage baguhururira ubwo nta burozi uba washyizemo wowe. Igihe mfite umuti utuma ibintu byanje bigenda. Kuki bano bana bagushungamiriza? Bano bashaka abana b'Abanyarwanda n'abana. Kubera iki abenshi twabonaga ubaha imiti nta mafaranga? Nukuvuga ngo nguha umuti ukishura amafaranga igiciro cy'ijana cyo nyine gusa. Umuti afite nguhereza umuti ukazishura ruko wamajije gukira. Yego. Nta wakwambura? Ntago unyambura wanyambura gute nagukijije ubugira urambiye uti umuntu yaranyambuye ngishuza amafaranga ngendera kwishuje amajije kuyabona uranyambuye. Cugende yishura. Ntabwo ndiho niyumvisha ukuntu abantu baguhururira. Ubwo wowe nta kantu uba wabashyiriyemo. Hano hari gukorerwa ibiki? Hano hari hano harimo ibiki muhagarare gutya mbaherezo umuti bari gutanga umuti wiki ruhande rumwe mbaherezo ngo nidagarara nago mbi ntanzi byari madamu hano harimo ukandagiramo bazabanga ngo ni umuti bari gutanga umuti ngo wibiki tago mbizi ngo ni umuti ngo guhingiraho ngo kwirukana ngo amarozi ngo kakaguhingiraho ngo batazakwabura uyu mugabo nibyo arimo gukorera ngo ngo na amarozi ngo batazamwabura niko ari kubivuga. None uyu numuvuzi gakondo ni umuvuzi wa Gihanga. Nuwino nuwinaha uramuzi? Turamuzi twese n'umuvuzi wa Gihanga. Aravura bamuroze ibirozi arabivura anyatsi akazivura n'ibintu ni byinshi avura n'abaroza abafata gwa mikono. Reka da. Nuwino twaturanye. None ko yarimutse nta nubwo tumubona ntaga kunze kuba nina. Cyamaye gatanu. Ntaga ari uwino. Nuwino hariko tumubona rimwe na rimwe. None ubwo ari gutanga ngo imiti y'ibiki n'ibiki? Ubu ari gutanga abahingaga nibeze. Abarara barotaguzwa. Nizo mitari gutanga ababuza abagabo nizo mitari gutanga. Bona babuza abagabo. Mukecuru uri kugura umuti nawe? Uri kugura ndi kureba uko bimeze. Naberaga ubuntu bakeye bakamwishura. Oya genda. N'ubuntu nta n'igiceri cy'ijana baka. Iyo ukize uraza ukagira gute ukamuhimurira amafaranga mwavuganye. Oya da. N'ubuntu. None abo bose ubu waje kureba agati kubu uracuruza n'ibigende mbwira kugira ngo ndi kumanza kumviriza mbona nashobora kuwutwara ubuhinzi ngo ubuhinzi ngo ibyo ari kuvuga ngo ari kuvura ngo nabari ibihato ngo amarozi. Reka da. Abantu bashaka kuba umuti bose ukagenda jamaye nishakira ibintu bashiramo mwese. Niko urahinga ni weze? Nawo uri gushaka iki? Yashaka umuti wo kugira mbone umugabo. Umuti wo kubona iki? Kamerama ntukureho rikoda. Umuti w'ikima? Wo kugira ngo mbone umugabo. Urashaka umugabo na bwite? None se ubu wizeye ko uyu muganga ari buguhe umuti? Ndabyizeye.
asanzwe agenda muri rino soko ni rimwe na rimwe cyamaye nka data muze waje kugura umuti nawe naho nezaga ntabwo weza none se uba ufite icyizere kuri biri bugende neza ashaka ikintu muhereza mu muti iki wakwiba inka yawe yagenda ako kanya agahita yigarura yego si nguyu se waje kugura umuti nawe naje kugura umuti ufatira iyo shusho eshanu barabyaburaga buretse gato ndavugana n'uyu muganga nyuma mbaze amenye bano baturage uri gushaka umuti nawe n'uwiki uri gushaka ntabwo yadusobanuriye barakwabuye uracuruza ntibigende icyo gihe uraza icyo gihe niho nguhereza uyu muti ukajya kuwukoresha barakuroza amarozi y'amategano amatamikano amawuherano kurotaguzwa imyuka mibi amashitani icyo gihe uraza nkagufasha yego muvari ko muri kunkamira oya humura muganga muraho neza bimeze bite ko muri kunkamira ntonge nkunda umuntu oya ntabwo njya mbikunda oya humura nta kibazo oya ntabwo njya nkunda umuntu uza kunkamira mu soko mufite ikihe kibazo oya nta kibazo nturi umuganga wemewe se genda umuganga ndi umuvuzi gakondo mvura za ndwara zananiranye mvura amarozi y'amategano amatamikano amawuherano kurotaguzwa imyuka mibi amashitani n'ibindi hari ikibazo ufite uraza ukambaza nkagusobanurira ko wari ugiye kutwirukana byari bigiye impamvu mbirukana nkunda umuntu uzuntunga aza kunsakuriza mu soko ambwira ngo humura ntabwo tugusakuriza yego ne mwifuza iki oya komeza ubanze ugurishe nibariza abaturage niko mukecuru uri gushaka umuti none yawuguhaye se ntabwo yari yawuma ko mbona ari kuvuga nabi ndabizi si none niko madamu uri gushaka umuti w'iki wo gucuruza none se ntusanzwe ucuruza ndacuruza none ntabwo bigenda se oya ndashaka gufasha abantu basigaye bimeze bite wowe waje gushaka niko uri gushaka uw'iki mwana ntabwo mbona mwirukanka se bimeze bite sigaje abantu batanu bonyine gusa ngahita mfunga ubundi nkabaka ari kubaho uw'ubuntu se ni uw'ubuntu amafaranga muri nta mafaranga nitumara kubona ibyo turi gushaka tuzaga ku buntu ni ukuvuga ngo hano uyu muti uragenda ukawukoresha mu murima wawe barakwibye ibintu byawe biragaruka barakuroze uwo muti bino birozi ujya mu mavi ujya ubona baruga mu mavi hano uragenda ugafata uwo muti ukawutwika n'uwo ngushiriyemo wamara kuwutwika ukisiga hahandi ubabara ibyo birozi biragenda umukobwa wabuze umugabo rero uyu muti urawufata ukavanga n'amata y'inshushu n'umuhati utwara imirongo ya telefone wamara kubona umugabo ukamuhamagara ukamutima umwana abonye umugabo ndashaka kumfashe nkwishure ni 51 nzanira gusa iyo wamaje kubona umugabo iyo bakwibye rero nta n'icyo gicana nkwaka unyishura ari uko umajije kubona umuntu wabagize gute wakwibye yego ikindi mujye mutandukanya ubuntu ibintu hari igihe bavanga umuntu ngo bamuroza inyatsi ukavanga ngo bandoza inyatsi ngo ndahinga sineze warangiza ndashoza ntibigende kigenda gufasha hari abagabo n'abagore barabagwana mu ngo kubera ibintu babateze kera baraterekeraga mu miryango ya kera baraterekeraga bamara guterekera bakabateza imitanya binyi haurozi bitakayana kera bakoreshaga bamara kubuguteza ubundi rugo rwawe rugasenyuka ico gihe rero uraza nkagufasha ndamanza nkareba siko barakuroze namba ntibakuroze iyo maje kumenya ko bakuroze mpera ko nkagufasha rimwe ushobora kubaza uti kuki nagumiwe ndi umukobwa ese umusore agumirwa gute ukuntu umusore agumirwa rero ni cya gihe utereta umukobwa wamara gutereta umukobwa finali kugira ngo umujyane bikanga akaguhinduka ntacyo mupfuye wajya kumva ngo burya ngo wa musore ngo yasaze hari igihe warari umusore umukobwa amafaranga wamara kumurira amafaranga bikaza kuba ngombwa kuko akugira nabi tekomveje kufite ubukwe hari igihe uri umukobwa ugahera iwanyu kubera ko iwanyu baterekeraga bya bizimu bya kera bikwirukankamo gushaka umugabo bikanga ukamubona bakagutereta ukabenga bakagutereta burya ntago ari wowe mukecuru n'ufite umukobwa bimeze gutyo ico gihe uragira gute wegera muganga akagufasha nje nkorera Rubavu gakorera hani Musanze gakorera mu Cyanikara ku mupaka Rwanda na Tanzania na Uganda ngende umuvuzi gakondo wujuje ibisabwa mfite ibyangombwa urabona ndi mu soko ntago wabura umutubuzi na mutuburira abantu gufata inzira uje mu soko ririmo abantu bizi ribu ziba zirimo abagitifu abakarere hano hari abantu benshi batigize gute batandukanye hanyuma ko abaturage baguhururira ubwo nta burozi uba washyizemo wowe nge mfite umuti utuma ibintu byanje bigenda
ngiye mfite umuti utuma ibintu byanjye bigenda. ubwo ni uburozi ariko nyine ntago ari uburozi, ni ukuvuga ngo ngiye mvura bya kinyarwanda, nkoresha imiti ya gakondo ya kinyarwanda. Hari ibyo mvuga ngo umuhurura, umunanira, umunyuragisaka, intare y'irungu, umukorokombe, umunyagasozi, ni imiti itandukanye dukoresha kugira ngo ibyacu bigende kandi bigerweho neza. aguhaye uwe muti w'ibisambo barakwiba wowe? baranyiba. none ubwo wamaze kuwufata? umwishyuye angahe? nayo bizagenda gute? n'ubuntu ndareba ko ibyo yamaye biracamo. Vuga kubera icyo ari ubuntu. Ntanze promosiyo ku bantu 10 ariko babaye 30. Abandi baza uwo ndahereza umuti wese arishura amafaranga 1,100 cyo gushira muri uwo muti, namara gufata umujura anzanira amafaranga 50 kimwe n'ijana yasigayemo. Undi ubyemera niyo ndahereza umuti. Muze wowe uguze uhe muti? umuti amaye ni ubuntu, ariko nkazagerageza ibyo ambwiye byakunda nkazamushaka nkamwishyura. Hanyuma hari abaganga biyita abaganga, uyu muganga musanzwe mu muzimwe bwino? Ntabwo tumuzi. Ariko iki bande bamuzi hano? uramuzi? Uramuzi? Genda muzi neza. Yubatse inaha ariko ntari uwinaha, ariko ntagakunze gukorera inaha, akorera ahandi, aravura indwara zose, nta ndwara atavura, kandi atavura ntawe twamuhagarara imbere tumuzi. Yego. Madamu uyu muganga uramuzi? nanjye ndamuzi. ni ukuvuga ngo hari umukecuru wo mu Kinigi yari yarasaza atoraguraga amashashi, ariko yaramuvuye arakira. ubu ni umukecuru ukomeye cyane, bikomeye cyane. Madamu nawe uramuzi? ndamuzi. ni ukuvuga ngo atanze umuti uri poromosiyo nawe yawuguhaye? nje ntayo yari yampa. oya muga ngo dore nguyu nturamu. hanyuma wowe urashaka uw'ikimwe? kuki bano bana bagushungamiriza? Bano bana abana b'Abanyarwanda ni abana baba bagira ngo barebe ibyi. Bano ko babonye ninjiyemo hano? Ntago mbizi nabonye binjiyemo hano, ariko abana barankunda cyane. Nkundwa n'abana. Nanjye ndi umubyere. Reka da. Mukecuru wamubwiwe n'iki umuganga? Ni nimero ze byagenze? ubonye hano kano kanya nanjye nireka nje kureba uko bimeze. ntago muzi. hanyuma muga wari uriho uvuga ngo wari uriho uvuga ngo ukorera ino, ariko ngo wari umaze igihe utari hano mu Rwanda. ubundi wari uri nabaga Tanzania ahantu bita Kiyanza. Yego. ubwo niho uba wagiye guhamurira rero mu kinyarwanda? niko ubundi hano mu Rwanda amashamba yarashize, amashamba ya Tanzania, abakongo, za Malawi, iyo ni dukora imiti dukoresha. none se ubu ngubu kuba waje muri rino soko rya Kinkware niki kiba cyakumenyesheje kuri buhahurire n'abakiriya bawe? Bafite abantu bampamagaye bambya ko bakeneye umuti. Ubu ntegereje umuntu ku kibuga cy'indege Kanombe, aturutse muri Suwede. Ndamutegereje, twari tuvugana kuri telefone, yakagiye kuza kundeba. Aje kukwivuza? Turahurira mu mujyi Musanze. Niyo mpamvu navuga ngo hari abantu 10 ntegereje, ye guhereza umuti ngahita mfata inzira nkagenda. Yego. hanyuma rero twebwe turi abanyamakuru, turi ijisho rya rubanda, tuba dukwiye no kumenya ibibera hano. Twaje tureba imyaka y'ibihingwa, abaturage ba hano bareza bameze neza, tujye kubona tubona abantu bakwirunzeho. none mukanya ndo nkubaza ngo none ntabwo bwaba ari uburozi kweri? Ubu ntago ari uburozi, hari igiti nakubwiye dukoresha kugira ngo abantu badukunde. Yego. Ngiye uramutse ngibyanje bitarenze iminota 30 bubingaruriye, sinkwirukaho. Yego. Barakuroze kutabyara, kudashaka, uraza nkagufasha. Aya makimbirane yo mu ngo, mu muryango, uraza nkagufasha. Ni ukuvuga ngo utabyara ko bakuroze, uraza nkagufasha. Hari abantu biteranya ngo ubugumba waravutse uri kiremba nta kintu nagufasha. Ariko barakuroze ndagufasha. Ibyo rero ico gihe iyo ufite ico kibazo unsangaho nkorera i Musanze na Rubavu, nambuka nsanga hari amucani kaca Uganda, nkareba ikibazo ufite, nanigeze kuri ikibazo ufite nkagira gute, ngahera ko nkagufasha. Yego. uri umuvuzi gakondo? Ndi umuvuzi gakondo. nimero yawe? Nimero yanjye ni 078 4 2 2 1 7. Yego. ubu nuwahamagara gitifu yasanga kuzi? Nuwahamagara gitifu yasanga nzi. hanyuma bano baturage bari hano ko turi kubona higanjemo abana, wari uvuga ngo nuko babona ngo uri gucuruza nyine bagahita baza ari benshi? Urabona amashuri yararangiye, bari mu kiruhuko, bagomba gutembera isoko bakidagadura. Rino soko nababwiye ko ririmo ibidasanzwe, reka muduhe inzira sha. Ririmo ibidasanzwe. Hano uyu muganga mwabonye ko twinjiyemo hano dusanga ari guha abaturage umuti wa poromosiyo niko yabyise, ariko ngo iyo afashe umujura aragaruka aribwiriza ngo akaza akamwishyura.
ngo niko bigenda nta babyeyi bari hano abana babo bagumiwe se uraho mama yego uyu muganga uramuzi ntabwo muzi reka twikomereze twirebere n'ibindi birimo ko muri rino soko muze uraho mukomere amakuru ki amakuru meza nawe uje kugura umuti nuriya uriya muti ni uw'iki ahubwo uriya muti ni uw'iki uguvura iki kandi nanjye naje kubabaza natwe turi kubaza ntabwo bwa mbere ntabwo turi kubaza none wajya ukabaza uriya muganga mbonye bamuhururiye ubwo natwe aricyo tugira ngo dushake tumenye arawuguha dore nguyu ndawufite ambwiye yuko ngo gufata abajura akampereye ubuntu nanjye ngiye kukajyana ndebe koko ibyo bavuga ko ari byo ninzasanga ari byo nzaza kugura ariko hari abantu bajya biyitirira ko ari abaganga ntabwo bashobora kubatwara udufaranga mwebwe mwarangaye ngo iki hari abajya biyitirira ko ari abavuzi ntabwo bashobora kubatwara udufaranga mwarangaye mwebwe oya ngereka nkubwire akampereye ubuntu ngiye kugenda mbigerageze koko nimbona ari byo nzaza nanone twongere tubahe ikaze bakunzi b'Umwana TV tubahe ikaze kandi tubashimire mwese kuba mwarakoze subscribe ku nkuru zacu zose n'ibiganiro dukora Imana ibahe umugisha utagabanyije reka mbwire ababyeyi nimba utarazigamira umwana wawe muri Ejo Heza waba uriho wibagirwa ikintu cy'ingenzi kandi gufunguza konte muri Ejo Heza ukoresha telefone yawe aho ukanda akanyenyeri 50 ugashyiraho urwego ugakurikiza amabwiriza bagenda baguha iyo konte rero niyo kuzigamira abana bawe cyane ko ugenda ushyiraho udufaranga duke nyuma yo kugera mu isoko tukabona umuvuzi gakondo yahururiwe n'abaturage benshi cyane cyane harimo abana n'abantu bakuru ingeri zose twifuje noneho kumenya uyu muvuzi gakondo kuko ntago byatworoheye kuganira nawe turi mu isoko cyane ko abantu baba bacucitse mu buryo navuga ko kugira ngo uganire nawe umenye impamvu akora buno bucuruzi bwe bwo kuvura ariko akabikorera no mu isoko impamvu rubanda bamuhururira ni iyihe twifuje kuganira nawe rero byadutwaye umwanya ubuzibaye isaa 8 kugira ngo tubashe kugera iwe hano mu karere ka Burera n'urugendo rurerure dukoze ariko ku bw'amahirwe tugeze iwe turagira ngo tumenye uko abigenza umunsi ku munsi nkuko nari ndiho mbibabwira mu buryo bugoranye cyane tugeze mu karere ka Burera byatugoye impamvu tuvuze ko bitugoye twari turi mu karere ka Musanze mu isoko ryaho bita mu Kinkware twahageze icyari kigamijwe kwari ukumenya ngo abaturage bo muri kano gace babayeho gute cyane ko rino soko rijya rirahirirwa ko ari isoko rizamo tuno turere akarere ka Burera aka Gakenke aka Musanze n'akarere ka Nyabihu ni isoko rero usanga ryiganjemo ibintu byinshi twahageze dushaka kumenya ubuzima bw'aba baturage ese mu by'ukuri nk'uko bahora babivuga hameze gute iryo soko abantu benshi bahururira rimeze rite tukihagera twagiye tubereka amashusho atandukanye ariko tuza noneho kubona uyu mugabo mubona twicaranye nawe tubona abaturage bamuhururiye birumvikana ijisho ni ikintu kiryoherwa ndetse dushaka kumenya niki kihabera dutangazwa no kubona ari gutanga ibyo bita promotion ku bantu mbese bafite ibibazo bya bindi twavuga ngo biba muri societe byinshi bigiye bitandukanye tubona abantu mbese bamuhururiye tugerageje gucishamo mikoro yacu bamwe utindasaba umuti w'ubuhinzi sineza undi atindasaba umuti w'urubyaro undi atindasaba uw'abajura undi atindasaba uw'abaga donc ibintu byinshi nyine bitandukanye kandi ukabona ngo ari kubaha promotion noneho kuvugana nawe bisa naho bibaye akavuyo mwabonye ko kamera yacu yari hejuru twabuza ahantu twisanzurira mu buryo bugoye rero turamwinginga
aravuga ati keretse nimba musanga iwanjye nta handi hantu ushobora kubemerera. Urumva kuva aho twari turi muri Kinkware mu karere ka Musanze kugera hano i Burera, ku ruhande rumwe twavuga ko yatugoye, ariko uko bimeze kose turahageze. Tubanze tumwakire ndamubaza ibibazo nziko namwe mufitiye amatsiko. Dr. turakwakiriye. Nta kibazo rwose, nanjye nditeguye ko mumbaza. Umeze neza? Meze neza, nta kibazo. Uratwahagije? Nakazi. Nakazi. Uratwahagije mu isoko, watwimye umwanya ngo tujye ku ruhande, uti muransanga iwanjye mfite ibyo ngomba kujya gukora nabo ngomba kwakira. Dusanze n'ubundi hari abo ushyize ku ruhande kugira ngo banze utwakire, tubanze tugushimira. Urakoze. Nari ndi mu kazi mu Kinkware, maze iminsi hanze. Iyo naje mu Rwanda abantu benshi babanyeneye ko nabafasha, nafite abantu banyeneye ko mbafasha. Niyo mpamvu nagize ntikanzinduke mungeraho mbimakanya, ariko mwihangane. Kubera ko iyo ndi gufasha abantu sima nshaka umuntu undogoya winjira mu buzima bwanjye. Jese wabanje no kuvuga ngo turi kukurogoya, kandi rero ntabwo twari tuzanywe n'ikiba, ahubwo kubona abantu baguhururiye twebwe twavuze ngo ni iki kibaye hano. Nta barwayi buri aba barwari benshi muri iyi minsi hate ibintu byitwa by'amarozi. Ni abantu benshi baba barwaye, wabonye abantu bari benshi, nanjye ntibabinyoroheye, niyo mpamvu nabimye akanya. Yego, reka noneho banze wibwire abadukurikiye kugira ngo tuze kuganira bamaze kukumenya. Rero ku batakuzi, njye nitwa muganga Kondo uhangamura ibyananiranye. Barakuroze amarozi y'amategano, amatamikano, amahuherano, kurotaguzwa, imyuka mibi, amashitani, aho ngaho rwose uraza nkagufasha. Kutabyara ko bakuroze, kudashaka ko bakuroze, uraza nkagufasha. Ngiye nsuzumira igiceri kimwe cy'ijana gusa. Cyamaye nka data. Igiceri kimwe cy'ijana. Banza wibwire abadukurikiye. Nitwa Dusemana Teresifori ku mazina yanjye. Papa kitwa Ruzihitiramo, ari Kiyanza. Ruzihitiramo. Kiyanza ko ari Kiyanza mu burasirazuba? Oya, Tanzania. Ubwo burasirazuba bw'u Rwanda, Tanzania. Oya, uba wambutse umupaka. Mu boda. Yego. Tanzania. Niyo papa akora, niyo wandaze n'ibi ngibi. Yego. Bimubona nkora. Reka noneho ubwo rero nibyo tugiye kuganiraho, cyane ko twari dufite n'amatsiko. Tugushimire ko duhaye uyu mwanya, kandi abarwayi muhagaze aha mwihangane, ndabizi muramukeneye, ariko natwe ubu ari kuvugana n'abandi banyarwanda benshi. Muganga rero, nyuma yo kubona tugusanze muri iriya soko ryo mu Kinkware ko bahita, tubona abaturage baguhururiye, banza tubwire impamvu abaturage baguhururira. Impamvu abaturage bamuhururira, iyo naje mfite imiti ndavura, isi yose iranzi. Iyo bumvishe nageze mu Rwanda bagwanyiriza kumenya ahantu ndi gukorera. Ni benshi bampamagaye batuzaza ryari baha gahunda y'uyu munsi. Maje kuba gahunda y'uyu munsi nibwo mwasanze nahuriye na bariya, turaganira nta kibazo, bakora ibyo ndabakorera, mwifuza ko tuganira, aho ko mumbaza iki kubagenza hano, mwifuza ko twavuga. Yego. Ubwo n'ubundi turagira ngo tuvugane ku buvuzi bwawe, ariko dushingiye hara ku isoko, ubwo uraza no kugenda tubwira n'ibindi turi buze kukubaza. Nta kibazo. Ubwo twabonye abaturage wari uri kubaha umuti, kandi bose ubona babishaka, bashishikaye, imiti y'ubwoko bwose bibaranzi. Yego. None ikibazo ngikiriro nshaka ko abanyarwanda ubasubiza. Kubera iki abenshi twabonaga ubaha imiti nta mafaranga? Nukuvuga ngiye nguha umuti ukishura amafaranga igiceri cy'ijana cyonyine gusa. Umuti afite nguhereza umuti ukazishura ruko wamajije gukira. Yego. Nta wakwambura? Ntago ujya unyambura. Wanyambura gute nagukirije? Ubugira urambye uti umuntu yaranyambuye ngishuza amafaranga ngendera kwishura amajije kuyabona uranyambuye. Cugende yishura. Mfite ubushobozi bwo kwishura bite kuko ubushobozi ntabwo kugira bakwishure nabukoresha nkishura. Yego. Twabonye abaturage rero bagusaba imiti itandukanye. Imiti bagusabaga yari yibihe bibazo bafite? Abenshi bafite ikibazo cyo kudashaka n'abakobwa, abandi n'abamama bafite amakimbirane mu ngo, abandi bashaka gushira mu nima yabo na business itagenda. Ubwo no kuvuga ngo rero uyu munsi wahageze nyuma y'iyo minsi wari umaze utari no mu Rwanda uri Tanzania, uza uruhukira kuri iriya soko. Noneho ndagira ngo turebe iriya shusho. Iyo ubona noneho bakuzengurutse kuriya, ntabwo ubona ko mufite ibibazo mwebwe abavuzi gakondo? Oya, nta bibazo dufite. Twaba ko dukemura ibibazo. Ugira ikibazo gute ukemura ikibazo? Twe dukemura ibibazo twe ntabazo dufite. Gusa muragira ibya stress, niyo mpamvu bambazaga nkana kwihorera ndi mu soko. Urumva n'ibintu umuntu mpamagaye muranyihangane namwitabe, hari ikibazo? Nta kibazo, mwitabe. Murakoze cyane. Yego muvandi.
ugeze ahagana he uri kuri moto uri kuki fata akamoto ukabwira ndashaka kugera kwa muganga utuye inyuma y'umurenge barahita kugeza mu rugo iwanjye. Yego ihute rwose inyuma y'umurenge urahita ungeraho nta kibazo ngufashe. Urakoze cyane. Aho rero ni ukuvuga ngo nyuma y'uko uvuye Tanzania abaturage uza bafite ibyo bibazo, nabonye harimo abakecuru, mbonamo abagabo ubona bakiri bato n'abakuze, mbonamo abakobwa n'inkumi. Aba bantu bose niko baba bafite ibibazo. Bose niko bafite ibibazo cyane, abakobwa bafite ibibazo byo kudashaka. Muri iyi minsi hari abarozi bateye nabi cyane. Araruga umukobwa ntashaka umugabo, ariko jya uraza nkaguha umuti ugashaka iyo byanze. Hari igihe byanga kubera ubushigabo ufite. Yego. Ni ibyaha ko bakuroze. Iyo ntago mvura ubushigabo, ahubwo mvura ko warozwe. Uraza nkareba, mfite imiti nkoresha nkareba. Urabona ikintu igihondohondo. Iki ngiki. Igihondohondo uraza ukagikandagiraho. Wamara kunagira kuri iki gihondohondo, ibibazo byawe byose ufite mbibona nkoresheje iki gihondohondo. Urakoze cyane rwose, dore ngiki. Reka noneho turebe rero. Ubwo ngubwo ndashaka kukubaza ibibazo bigeze kuri 3 kandi byumutse, nzi ko uri buze kubidusubiza. Ndagusubiza nta kibazo. Yego. Uriho uravuga ibintu bijyanye n'amarozi. Ntabwo ndiho niyumvisha ukuntu abantu baguhururira. Ubwo wowe nta kantu uba wabashyiriyemo. Umuti nkoresha. Umuti ukoresha. Umuti nkoresha abantu bakaza. Noneho ikindi shaka kukubaza, hari abavuzi benshi biyitirira ko ari abavuzi. Yego. Kandi ugasanga nyine baririrwa babikorana cyane ndetse bakanahururirwa. Reka udusangize wowe uriwe nyirizina. Yego. Genda umuvuzi gakono nabikubwiye hanga muri byananiranye. Yego. Mvura amarozi y'amoko yose bitewe n'ikibazo ufite. Ubwo wageze wanje ntukiri urigenda. Ushaka no kwivuza ahandi hantu. Yego. Abavuzi bare bajya batwitirira ngo nabavuzi gakondo. Bamwe bakita abapfumu, abandi bakita abavuzi gakondo. Ariko nkunda kubwira abanyarwanda ngo baje amanza gushoza bare bantu bagiye kugira gute kwivuza. Hari abatubuzi muri misi biyitirira amazina yacu. Ahubwo ati nge ndi muganga kandi atari muganga. Akakurira amafaranga ntagufasha. Abo barahari rwose. Yego. Noneho wowe se niki kitubwira ko umuganga nyine ko nabyo ari ngombwa ko abantu babimenya hano kuri televiziyo? Ikimenyetso waciboneye. Nageze mu soko rya Kinkware wabibonye. Baturage bose yose yahuruye. Bati wa muganga yaje. Nese mba no muteka mutwe, hari amakuru wakwe ko n'umuteka mutwe. Bose bakubwiye ko ndi umuvuzi. Ndazwi. Si yose iranze. Kandi urabyemerewe ubwo ufite certificate. Cyane mfite n'ibyangombwa nahawe n'urugaga bavuzi gakondo. Ubwo nimba mbyumva neza, televiziyo ikurikirwa n'inzego z'igihugu n'abaturage basobanutse muri rusange. Nutwemerera telefone yawe turayishyira mu kiganiro. Nta kibazo mushyire ku kiganiro. Okay, reka noneho turebe rero, ndagira ngo abanyarwanda basobanukirwe. Ni izihe ndwara uvura? Mvura amarozi y'amategano, amatamikano, amahuherano, kurotaguzwa, imyuka mibi, amashitani, amakimbirane yo mu ngo. Uramutse ufite umugore akakunanira akajya mu bandi bagabo, uraza nkaguha umuti nasubireyo. Ufite umugabo akakunanira nguha umuti nasubire mu bagabo. Rekata cyane rwose. Akajya kunda wowe nyine gusa. Yego. Ibi bivuze iki? Urabona urunuru rw'ingwe. Urabona urunuru rw'ingwe. Iyi ni ingwe. Iyi ni ingwe y'ingore. Yego. Urabona hano iyi ni ingwe y'ingabo. Ingwe iratinyika rero buriya. Ingwe nico giti gitinga mu nyamaswa zose zibaho kwisi. Ni ukuvuga ngo uruhu rw'ingwe hari ukuntu baba barakuroze, ukaza bamara kukuroga ukaza ndarukoresha. Urabona nigo nkoresha hano. Ufite uburyo ubikoresha? Uburyo mbikoresha. Ngiye hano ndagushika iyo bakuroze. Shika umuntu wakurogeye nkamuhamagara mukanivuganira. Niyo mpamvu abantu bose bahururanje mvugisha ukuri. Byo nashoboye ndakubwira ngo ntago mbishoboye. Yego. Reka rero tugiye kugana ku musozo. Tunareke n'aba bantu ubafashe, ariko nibiba byiza ushobora no kuganira n'umuntu umwe
bikanareba kuri kamera yacu muri bano barwayi bawe ntihagire ubyemera. Nta kibazo rwose. Barihangana akanya mba mbatwaye ntabwo wenda navuga ko ataraka ingenzi kuri mwebwe mwari mumukeneye, ariko natwe twari dukeneye kumenya uyu muganga tubona uhururirwa n'abantu aho ageze. Hari icyo waba utavuze mu byo tuganiriye kugira ngo bibwire abanyarwanda? Yego, cyo nashaka kuvuga abanyarwanda, abanyamahanga, ndagira ngo mbabwire abantu batwitirira karabavuzi gakondo. Natangiye mbabwira ko nkorera Rubavu, akorera i Musanze, akorera mu Cyanika, hari ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Ari naho turi. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo rero hari benshi bitirira amazina yacu, aho uzagera bakaguca amafaranga y'igiceri c'ijana cyo gusuzuma. Hari benshi batwitira bati ninjye wa muganga wakoreraga mu Kinkware cagihe, ninjye wakoreraga mu Canika, ninjye wakoreraga i Butaro. Yegereza uruvugiro bakumve. Ninjye wakoreraga i Butaro, ninjye wakoreraga i Burasirazuba. Kandi ari kukubesha kugira bakorera amafaranga. Aho uzagira bakaguca igiceri kirenze ijana, uzamenye ko atari ngiri kukuvura. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, abanyamahanga, nkunze cyane gutembera muri Amerika. Hari abantu benshi nafashije. Yego, uramutse ugezeyo bagufata nk'inkimwe. Hari ya Tanzania horo ni mu rugo niho papa avuga. Kongo ni mu rugo haraharagura. Ariko icyo nshatse kuvuga ndashaka kugira ngo mbwire abanyarwanda, abanyamahanga bajye bamanza gushishoza ibyo bagiye gukora. Nsuzumira igiceri kimwe cijana cyonyine gusa. Murakoze cyane. Yego, tubashimire cyane, aduhaye umwanya utari mutoya. Tubashimire cyane namwe muri inshuti z'akadasohoka. Twamusanze mu isoko tubona rubanda baramuhururiye, ariko natwe tubyibazaho, tugira amahirwe tumusaba ko twabonana nawe, arabitwemerera. None twageze iwe tuganiriye byinshi, ariko mu by'ukuri reka tuvuge ko itangazamakuru turi ijisho rya rubanda. Iyo ubonye umuntu bamuhururira ushobora kubyibazaho ukavuga ngo niki kibaye, kandi nk'uko anabivuze hari abavuzi nyine biyemeje gukorera amafaranga mu buryo bunyuranyije n'amategeko, aho biyitirira umwuga bakora. Uyu mugabo rero we twasanze hano aravuze ati jewe ntabwo niyitirira ibyo nkora, niyo mpamvu ndetse yemeye ko nimero ye tuyishyira mu kiganiro kugira ngo nimba ushaka kunyomoza, ubwo ndavuga bari mu nzego z'ubuyobozi, nimba ushaka kunyomoza wamuhamagara kugira ngo koko mumenye neza ko ari umuvuzi. Gusa tumushimire ko yaduhaye uyu mwanya wo kugira ngo tuganire nawe. Telefone ye niyo ngiyo, ubwo ndavuga cyane cyane abo mvuga ni inzego z'ubuyobozi. Nimba mushaka kumenya ko ari we koko mwayikoresha, kuko turi ijisho ryo kubafasha, ariko n'abaturage mwifuza no kumwivuzaho mu gihe koko yamaze kutubwira ko ari umuvuzi ubifitiye n'ubwo bushobozi, ubwo mwamuhamagara namwe kuri nimero zanyu. Ngira ngo nk'uko avuze ati njya ntembera muri Amerika, ubwo n'abari mu Rwanda, ubwo nabwiye abari mu Rwanda, ariko namwe nimba uri no hanze y'igihugu wamwandikira ukamusobanuza byinshi ushaka kumenya. Ngereka mbashimire, nitwa Emmanuel Kanani. Dushimire na muganga, wakoze cyane muganga. Murakoze cyane.